Naragenda Ndera ngeze barayimpa koko aribwo bino bipapuro bampaye n'ubundi dore iyi karita ni ikarita yajyaga ndebe naho itariki n'ubundi ko zageze nkasubirayo. Iki ni igipapuro cy'uko cyaho najyaga njye, iki ni icy'ukwezi, buri kwezi nkajya kumufatira imiti. Yewe nitwa Uwamahoro Beata, rwose kurya nta kurya pe, nta kurya rwose mana, nta kurya. Yewe nitwa Uwamahoro Beata, nkaba nturuka mu mudugudu wa Munini, Kagari Kangara. Nkaba naragize ikibazo cy'uno mwana yarandwaranye
njya Kibagabaga, njya kwa muganga Kibagabaga, ngeze barambwira ngo nta miti bafite yo kumpera uno mwana, bampa tarafiferi njyana Indera. Nageze Indera bamusuzuma bamucisha mu cyuma, barambwira ati rero madamu, uno mwana umukurikiranye hari imiti wazajya ufata umwana wawe wenda akazakira. Nta kibazo yari afite, ahubwo mu bana bose niwe wari umwana munini, ari nawe mwana, mbese pe ubuzima bwe bwose ubuzima bwe bwari bwuzuye. Noneho rero ndagumiza ndamurera umwana mu mezi 6, mu mezi 7 nkajya mbona umwana, nkabona umwana ari kuyoyoba. Nibwo nageze muri sede state iki kwa muganga, bakajya bamuha amata wenda hari igihe haba harimo umutuku, reka tujye tumuha amata turebe. Ubwo amata nabwo bayamuhaye mu cyumweru kimwe, ikindi baransezera ngo nimujyane ngo njye muhondera imboga, ngo nazo wenda uzagira icyo zizamutangira. Ubwo rero nibwo namucyuye muzana hano. Papa baragiye kuko ubashije igihe kinini, papa we yaragiye. Nubwo bwose nubwo najyaga njya kwa muganga, yabaga ari nk'umuntu nyine nawe umubonye akampa impuhwe, wenda akampa nk'inkunga nk'umugira neza, nkaba najya kumuvuza. Noneho amaje kubona uyu nguyu, nimba n'ubundi yaragendaga, amaje kubona uyu nguyu arambwira ngo nzamujyane iwacu, ngo ntabwo iwabo ngo babyara abana bameze gutya. Umugisha ndayishimiye kuko urabona atangiye imyaka 5, yagiye afite umwaka, iyi yayitangiye 5. Yaravuze ngo ibi ntabishoboye, ngo iwabo ntabwo babyara abangaba, kandi akambwira ngo mujyane iwacu, kandi nanjye iwacu narakuze ntabo mfite. Yambwiye ngo nzamujyane iwacu, ngo iwabo n'abana babyara bameze gutya. Ntabwo mbizi, ntabwo nzi ahantu ari. Tugusanze hano rero muri iyi nzu ni yawe? Iyi nzu niyo umuntu yabaye antesheje akumba kamwe, nta nzu ngira no kurya, mba nabuze icyo mpa abana. N'uyu nguyu urwaye mba nabuze icyo muha, kubera yuko n'ubundi urabona ukuntu ameze, nta muntu ujya upfa kumpa akazi, ni ukumuterura, ni ukumugumiza gutya, mbega ni ugutegereza Imana yonyine kugira ngo njye. Subiye inyuma ho gatoya, urabona pe ubuzima bwaranshanze burananira, aho uno mwana papa we n'ubundi yaramunsigiye, habe no ku isa ntiyambwira ati wenda ndamugusigiye. Sinamenye igihe yagendeye, yarambwira ati iwanyu mujyane iwanyu, kuko iwacu nta bana bameze gutya bajya babayo. Abwira imisi ubu ngubu ubundi wa mugabo we urambwira ngo nimujyane iwacu wapfuye ntanamuzi, ndamujyana iwacu bimeze gute. Ubwo ngubwo sinzi ahantu nagiye gukingiza urukingo rw'9, mvuye gukingiza urukingo rw'9 nje ndebye mu nzu nsanga imyenda ye ntayihari, yagiye. Ndavuga se ubundi uyu mugabo yawe wagiye, imyenda yose akaba yayijyanye, yaba yagiye yose yaba yagiye ayambaye. Nuko ndavuga nti wenda reka ntegereze ndebe, wenda ari buze. Narategereje ijoro ryose riragwa, ndategereza nsanga umugabo ntiyaza, burinda buke. Mu gitondo nka 4 numva abantu ngo bamubonye, ngo ari gutega imodoka, ngo ari kugenda. Ubwo rero ndavuga nti Mana we, ubu ntabwo mbizi iyo modoka yarateze. Ndavuga nti ubu koko Mana, mama yapfuye ndi imfubyi, ngira amahirwe ndakura, none nabwo n'umugabo nashatse ndi nkiri mutoya, none nabwo aranyanze. Ubu koko ndamenya njye nishyire mu mugozi mbigenze gute? Nkareba uno mwana, nkareba n'ubuzima afite, nabwo bikanca. Nkareba nanjye ahantu ndi bujye nta n'ahantu nzi, naho hakanca. Ndavuga ubu rero ngiye kuguma hamwe ndera umwana wanjye, Imana ikizakora. Ubwo nuko nguko nyine, nta kundi. Ubwo ngubwo umwana wanjye nkajya mbona ari kugenda yuma, none hashiraho namwicaza agahirima.
namuhagarika guhagarara nabwo ubu ngubu murebe ubu ntabyo nabyo ashoboye. Ubwo rero nibwo navuze intero noneho reka nze njye kwa muganga ndebe umwana wanjye ikibazo yaba afite. Kwa kundi abandi bajya gukingiza urukingo rw'icyenda, njyewe n'ubundi naramwicazaga n'ubundi agahirima. Ndavuga ibi bintu ntabwo nshobora kubyihanganira, reka njye kwa muganga ndebe ikibazo n'umwana yaba afite. Naragiye ngeze Ikinyinya, biba ngombwa ko banyohereza Kibagabaga. Ngeze Kibagabaga baramubwira ati rero wa mubyeyi akira tarafiferi kujyana Indera. Indera niho hajya haba imiti baha abana, kuko twebwe hano ntayihari, kuko hano nta miti y'aba bana ihari. Naragenze njya Indera, ngeze barayimpa koko, aribwo bino bipapuro bampaye n'ubundi. Dore iyi karita ni ikarita yajyaga iya ndeberaho itariki n'ubundi ko zageze nkasubirayo. Iki ni igipapuro cy'uko cyaho najyaga njye. Iki ni icy'ukwezi, buri kwezi nkajya kumufatira imiti. Ubwo ngubwo rero umwana abaho, ndagumiza nkajya muvuza. Hari umugiraneza wampaye amafaranga atakira, kuko njyewe nta nzu mfite, nta hantu na hamwe n'icyo kurya, nta kintu na kimwe mba mfite uretse Imana yonyine. Naho kurara ntaho mba mfite, kereka umugiraneza umbwiye ati rero mama, uwo mwana urabona n'ubundi arirwariye, wijya kwiga umwicisha imbeho, bayo nkwereka ahantu uraba uraye uryame. Nkafata abana banjye nkagenda nkaryamana nabo mu gitondo. Ubwo ni uko twagenda dushakisha gutyo twirukanka ko tubona ahandi kazi, cyangwa akatubwira ati n'uyu munsi mwongere muharare. Nta nzu mfite pe, byaranshanze no kurya aka gakeka niko ndamburaho nako n'uwakampaye. Agakeka nabo n'uwakampaye yo kuraraho, ko kuraraho. Hano mpashyira nk'agashu nk'akantuza nk'akenda, umwe akigira hirya n'undi akigira hino. Noneho uyu nguyu urwaye amushyiramo hagati, nuko bukaba burakeye. Umva ubuzima bwaranshanze, n'icyo kurya cyane narakibuze. Nta n'umuntu ujya umpa akazi kubera uno mwana, n'ayo gukodesha nk'inzu nayo sinayabona, n'ayo kumuvuza nayo sinayabona. Ubu buzima bwaranshanze, Mana yanjye mwumve ngo bwaranshanze. Hagize nk'umugiraneza wenda pe yajya ngirira neza nk'ukuntu Imana yenda nabona nk'umuntu atakira nka 500, ubu nawe aba ari umugiraneza ingire neza. Bwaranshanze ubu si nafata uno mwana ko nta mama ngira, ko nta na papa nawe mfite, namenya mujyana he? Nta hantu na hamwe namujyana. Ubu rero mugize amahirwe nkabona nk'amafaranga, uno mwana pe n'ubundi buri kwezi najyaga njya kuzana imiti. Umwana wanjye ubu yazakira, kuko yakira. Ni ukubera ari ubukene, ntabona akantu ngo akabonere igihe, nta n'ako ari bunabone. Niyo mpamvu agenda asubira inyuma, ariko nabonye ubushobozi uyu mwana namuvuza kandi n'ikintu akakibonera ku gihe, ku buryo wenda yakongera akaba nk'abandi bana. Ni ukubera n'ubukene. Urabona n'ubundi umwana ntazabwirwa ngo yongere aburane, agize no kurwara, noneho ngo n'ubuzima bwiyongere. Nanjye pe, nanjye ubwanjye, nanjye nzara igihe pe, n'abandi bana mfite nabikabaye. Ariko se n'uyu nguyu ubu murabona ukuntu arwaye, nta muntu ujya umpa akazi, nabigenza. Reka twongere dusubire kwinyuma gato, ugeze kutubwira ko ubundi yagushatse hari undi mugore afite? Ni njye wa mbere. None utekereza ko ari iki cyawe? Njyewe ikintu cyatumye agenda ni ukubera uno mwana yambwiye ngo iwabo n'abana babyara bameze gutya. Bivuze ngo ubwo ni ese ni yamwise n'ikizere cye? Kuko ubu ngubu uwafite n'iwabo, njye sinajyayo. Barambwiye ngo ntusigaye kuzabasigira uno mwana. Ntabwo njyayo.
ishuri ibyo bajyayo ariko ubu ngubu nabuze n'amakaye n'amakaramu nta n'ifomu nayo baba bafite ubu byaranshanze nyine nayo nta inifomu yo kujyana kwiga nayo narayibuze n'amakaye n'agakapu ariko nyine bapfa kugenda bakambara ibingibi bajya kwiga ntabwo bari babirukana nyine ariko nyine nta n'ifomu igaragaza yuko bari ku kigo. Hanyuma ako kana gatumye nkubaza ikibazo ubwo ni ukuvuga ngo amafunguro umva rwose kurya nta kurya pe nta kurya rwose mana nta kurya ntabwo nari nashyira inkono ku ziko nabuze icyonge twari utuzi tw'igikoma ntabwo twari twarya mwese ubundi nagiki ko mba nta kazi mba mfite ko nta n'uwapfa kumpa wenda ngo nanamuhingire n'ubwo ngo i Kigali badahinga cyangwa mu kimwe ngo mufurire kubera uno mwana arambwira ati madawe hose nagukoresha mfite uno mwana umeze gutya ubu si uno mwana wawe ufite angwiriye mu murima nahamuhamagara mvuga ngo umwana angwiriye mu murima kubera nagukoresheje ubwo rero n'ubundi uretse Imana yonyine ikimfashe kuba nta n'uwari wavamo umwuka ni ukubera Imana ntawe uba wariye ntarya ubu ino nzu umureba hari ikintu na kimwe se wabona muri kano kazi babaye bane ni ukwiryamira gutya n'ibitotsi nta muntu ujya upfa no kubibona uyu nawe akarararira yarira nkaheka nta buzima nabwo nifitiye n'ubwo bwose n'uno mwana arwaye ariko nta buzima pe naho uriko nabonye se hari risike nabona nyine ino myobo ni ba nyir'inzu bayihacukuye nyine y'amazi urabona ko hari ibyobo by'amazi hari ibyobo bitatu ubundi by'amazi ubwo rero nyine kubera bagucumbikiye ku munsi umwe ngo ubu nk'uharaye ntiwavuga ngo ikibazo cy'imyobo uraza ukiryamira ikibazo cy'imyobo ubu nyine hagize nabwo umwana ugwamo muri aba banjye byaba ari ikindi kibazo cyaba kiyongeye nanone ikibazo kandi n'iki ngiki nacyo mfite nacyo ntikinyoroheye ni ukuri uduhamagara rero mu by'ukuri ahanini wenda ndagira ngo aba ari cyo ubwira njyewe rero mbahamagaye nahuye n'umumama ariko nta n'ubwo umuzi uwo mumama yansanze ku muhanda nicaye nari ndi kumuha agakoma arambwira ati se madamu uyu mwana waramuvuje iyi nari imuteruye mu ntoki cyangwa ukuntu muteruye arambwira rero wa mubyeyi uyu mwana mfite ni uwa gatatu ariko uyu nguyu ndabona yararwaye naramuvujije none ubu ngubu ni umuntu nabwo wabaga wakoreye Imana akambwira ati genda uvuze umwana kuko n'ubundi akize namutuma genda ujye kuvuza uno umwana ni Rwanda rw'ejo nanjye wenda ndimo ndasaza sinamenya ahantu nzagera uno mwana umuvuze nta kibazo icyo gihe yahise agufasha kumuvuza niwe wamuhaye telefone zacu ubwo niba ubwo yahise ayampaye 6,000 kugenda njye kumuvuza nubwo ngubwo rero arambwira ati ariko hano njya mbona kuri televiziyo ngiye kubera nyine urabona ino nzu yanjye nta na televiziyo nta n'inomero nabona nibwo yarebye muri telefone ye arambwira ati izi nomero rero uzazihamagare zijya zitabara imbabare nkawe uzabahamagare pe bazaza